turashima Imana kubwo uyu munsi mwiza tugiye kuganira Imana. Ku mazina yanjye nitwa Rukundo Christian, ndi umuhanzi, ndi umuvuga butumwa. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku ijambo ryiza cyane, ijambo rikomeye tugiye kuganiraho mu mwanya muto cyane. Ndifuza ko mwese mudukurikiye, bari hanze, bari mu Rwanda, mu bindi bihugu, ndifuza ko rino jambo riraza kubabera umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana twihuse cyane, rivuga ngo ubwigunge. Ubwigunge nk'igikorwa cy'umubiri. Hallelujah. Ubwigunge cyangwa se self isolation mu Cyongereza, a work of the flesh, igikorwa cy'umubiri. Twihuse cyane tugasoma mu Efeso ibice 4 umurongo waho wa 3. Turasoma mu Efeso ibice 4 umurongo waho wa 3. Ibice 4 umurongo waho wa 3 haravuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka, umurunga w'amahoro. Hallelujah, hallelujah. Ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kugira umwete ko kuba mu bumwe, kuko ari wo murunga w'amahoro. Noneho hano batubwiye ubwigunge. Hari abantu benshi batekereza ko kuba mu bwigunge, iki ni ikibazo benshi bahura nacyo, ari n'abakristo batekereza ko kugira ngo bagume kubabera cyangwa se bagume kuba abatagatifu cyangwa se kugira birinde ibyaha ari uko baba mu bwigunge. Abenshi bagatekereza ko kugira ngo bemegwe cyangwa se babone ko birinde kuba bakwanduzwa n'ibyisi ari uko bajya ahantu runaka bakibera bonyine. Ariko icyo kintu ntabwo ari ijambo ry'Imana. Icyo kintu ibirimbwira ko ari umwuka w'umubiri, bishobora gutuma ufite uyu mwuka wo kwigunga, bishobora gutuma ugaragara nkaho ufite urwango. Kandi uko bikomeza bikuzamo uzibwira yuko nukomeza kwigunga, nukomeza kwijyana ahandi hantu ukaba wenyine, ko ari bwo uzaba wirinze. Ariko mu by'ukuri ndakubwira ko wibeshya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugomba kuba hamwe n'abandi, tugomba kuba muri societe, turi mu isi. Yesu agiye kugenda abwira abigishwa bati, databuja ndakwinginze ntubakure muri iyi si, ahubwo uzabarindire muri iyi si. Hallelujah, hallelujah. Tugomba kumenya yuko turi mu isi, tugomba kumenya yuko tugomba kubana n'abandi, tugomba kumenya yuko turi mu isi y'ibyaha, y'abantu babi, y'abantu batari neza. Ariko nanone ntabwo tugomba kuvuga ngo turabahunga, oya, ahubwo tugomba kubana nabo, tugomba kubana muri iyo si irimo ibintu bibi. Hallelujah, hallelujah. Ijambo ry'Imana ravuga ngo twahamagawe kubana n'abandi, ntabwo twahamagawe mu kwizera. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu Cyongereza ravuga ati we are called to belong, not just to believe. Ubirebye no muri Edeni, urebye Edeni, ijambo ry'Imana rambwira ngo maze Imana ireba umuntu, aravuga ati ntabwo bikwiye ko aba wenyine, maze muremera undi muntu ukwe kuba iruhande rwe. Ijambo ry'Imana ivana ikora ibi bintu nuko yarizi yuko umuntu adashobora kuba wenyine. Kandi none ijambo ry'Imana rirambwira ngo nous sommes le corps de l'église. Nshatse kuvuga iki? Turi imibiri, turi mu umubiri umwe wa Kristo, ari ryo torero. So natwe rero tugomba kuba mu itorero.
hari abantu bibwira yuko noneho ko bagomba kugenda bakaba bonyine cyangwa se bakaba muri ruhande, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo. Tugomba kubana n'abandi, tugomba kubana na bene data, tugomba kubaba hafi, tugomba kubana muri iyo sosiyete kandi tukagaragara kuko twera muri iyo sosiyete mbi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data rero, ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Urebye muri Bibiliya, nta hantu na hamwe abantu babera cyangwa se abantu bagaragara ko bera cyangwa se abantu Bibiliya yemeye cyangwa se abantu Imana yemeye bagaragaye nk'abantu bafite ubwigunge. Igihe cyose babanaga n'abandi, igihe cyose babaga mu bandi, igihe cyose bagendanaga n'abandi. Urebe Bayobu, urebye n'abandi bose b'Aburahamu, aho bageraga hose babaga bari kumwe n'abandi bantu. Nubwo abantu kenshi babaga ari babi cyangwa se bagaragara ko atari beza, ariko bagumaga hamwe n'abandi uko byagenda kose. Tugomba kubana muri sosiyete, tugomba kubana na bene data, tugomba kubana na bagenzi bacu ibyo twakora byose. Noneho rero, hari na benshi batekereza yuko nkuko Bibiliya bivuga uti turi umubiri wa Kristo. Okay, turi mu mubiri wa Kristo. Bishatse kuvuga iki? Ni ingingo ziri ku mubiri. Umubiri wanjye iba ufite ingingo. Rero wowe uri urugingo, n'undi ni urugingo, nanjye ndi urugingo, n'undi nawe ni urugingo. Twese tugize umubiri umwe, ari we mubiri wa Kristo. Bishatse kuvuga iki? Tugomba kuba mu itorero ry'Imana, tugomba kuba mu itorero ry'uwera, twese hamwe kandi turi hamwe, dukora ibintu hamwe. Ijambo ry'Imana tushirikiane kwa umoja, niko muvuga mu Giswahili. Tugomba kuba hamwe kandi dukorera hamwe nk'urugingo rumwe. Rero iyo ufashe umuntu cyangwa se ugafata igitekerezo cyo kuvuga ngo reka nze ngende imbe ku ruhande rwanjye, imbe ngenyine, nibere iruhande, sinzongera gusubira mu itorero, sinzongera gusubira mu rusengero, ahubwo nzasengera iwanjye, nzasengera ahandi hantu, ntabwo nzigera kusenga hamwe n'abandi. Ibyo bintu uribeshya cyane. Uzasanga waguye muri wa mwuka wo kwigunga. Ari umwuka, uwo mwuka utari umwuka mwiza. Umwuka wo kwigunga ni umwuka wa Satani, ni umwuka wa sekibi. Igihe cyose uzawumva uje mu mutima wawe, igihe cyose uzumva uyu mwuka uje mu mutima wawe kukubwira ati genda wibere iwawe, dore abantu ni babi, mu itorero ni babi, muri korale ni babi, aho ndetse ni babi, igihe cyose uzumva uwo mwuka uguteye muri wowe, uzamenye ko ari umwuka wa Satani. Tugomba kubana n'abandi uko byagenda kose, kandi umuntu azamenya icyo yahamagariwe ari kumwe n'abandi. Ntabwo uzigera umenya ikintu wahamagariwe wowe wenyine, ntabwo uzigera umenya impano yawe wowe wenyine. Oya, niba uyu munsi ndi imbere yanyu hari ikintu ngiye kuvuga cyangwa se mbonye ubuntu bwo kuvuga imbere yanyu no kubwiriza, nuko nari ndi kumwe n'abandi bakamenya ikindimo. Nowe ntuzakimenya, abandi no bazakimenya, bavuga uti uyu muntu nyamara hari ikintu kimurimo. Rero igihe cyose ugomba kuba hamwe n'abandi, nugomba kuba hamwe n'abandi, ugomba gushaka ahantu usengera. Ntabwo numvikana n'abantu bambwira ati nta torero bafite. Buri muntu aguye kugira communauté locale cyangwa se église locale agomba kuappartena, église locale agomba gusengeramo. Shaka ahantu ugomba gusengera, shaka korari ugomba kuririmbamo, shaka ahantu ugomba gusengera hamwe n'abandi. Ijambo ry'Imana ntimukabure guterana hamwe n'abandi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Igihe musanze muriyizi, noneho uyu mwuka igihe cyose abo ngabo bandi bumva bari ku ruhande, badashaka kwinjira mu itorero, badashaka gusengana hamwe n'abandi, nta mukiranutsi wigeze ubaho mu mwuka wo kwigunga. Nta mukiranutsi wigeze ubaho. Reka nongere mbisubiremo, mu mwuka wo kwigunga uyu ntiyigeze abaho, ntazigera nabaho. Genda ubishake muri Bibiliya yose, genda ubishake. Ngo maze ijambo ry'Imana biranezeza iyo nibutse Yesu. Yesu ngorangije igihe ntuza yamaraga gukizwa, guhamagara Matayo, bamwitaga Levi mu Gifaransa, cyangwa se Lewi, sinzi mu Kinyarwanda ariko bamwita. Wakimara kumuhamagara, mwibuke ko Matayo yari umukoresha w'ikoro.
yari tax collector. Noneho akimara kumuhamagara, Yesu aragenda ajya guterana. Ahantu agiye guteranira, ntahandi yateranira, ateranira n'abantu barabakoresha bikoro, abantu babi, nabo bamatayo. Noneho ngo abafarisayo baje aravuga ati ndetse mu ndebere noneho. Ese nukubera iki uyu muntu ari kumwe n'abantu b'abanyabyaha? Kuki uyu muntu ari kumwe n'abantu babi? Kuki umuntu agendana n'abantu badafututse? Ariko mu by'ukuri Yesu yarazibanga. Amen. Nta mpamvu yo kuba mu mwuka wo kwigunga. Nta mpamvu yo kuba mwuka we. Yesu yarazibanga ko agomba kubana n'abandi, kuko ntabwo yagombaga kubwiriza ibiti, ntiyagombaga kubwiriza ibikuta byo mu nzu ye, ntiyagombaga kubwiriza igitanda cye, ntiyagombaga kubwiriza impano ze nizagombaga gukora mu cyumba, impano ze nizagombaga gukora mu rugo, ahubwo impano ze yari yaramagawe zari zo gukora mu bantu. Kandi abo bantu zagomba gukorana nk'uko yabivuze ati ntabwo nazanywe n'abeza ahubwo nazanywe n'ababi. Impano za Yesu zagombaga gukora mu babi. Oh, haleluya. Bishatse kuvuga iki? Nawe urashaka kukubwira iki kintu. Igihe cyose mu Kristo, cyane cyane hari abakristo bakora aya makosa, hari abarokore bakora aya makosa, benshi maze kubabona, benshi batubwirira ijambo. Ariko reka mubwire yuko ibyo ngibyo uvuga ni ukwibesha. Umwuka wo kwigunga uti njyewe sinzasubira mu rusengero, uti n'abantu babi. Uti njyewe sinzasubira muri korari, uti bahora bambabaza. Mwene data, nibatakubabaza muri korari bazakubabaza mu rugo. Ese no mu rugo uzahunga? Nutababazwa na se uzababazwa na nyoko. Ese uzahunga nyoko? Ese uzahunga umwana wawe? Nutabazwa n'umwana wawe ubwawe uzibabaza. Haleluya. Ese uzihunga wenyine? Okay, shaka ikigo none ujya kubaho wenyine. Icyo kigo se nujyayo uzakibaho gute? None kigeraho kiwe ugomba ukeneye mugenzi wawe. Uko yaba ari kose, uko byagenda kose, ukeneye mwene data, ukeneye mwene so ko mubana hafi yawe, uko yaba ameze kose. Haleluya, haleluya. Murokore mwene data, nawe utari umurokore, ndakwinginze kandi ndagusaba ikintu kimwe. Wewe utagira itorero, wavuze kuzibera mu rugo, ndagusaba ikintu kimwe. Shaka itorero ahantu ugomba guterana n'abandi. Shaka itorero ahantu ugomba guterana. Shaka community. Shaka community. Sinzi ukuntu wowe bitekereza, ariko icyo mwifuriza ni kugira ngo ubashe gukora mu buryo bwo mu mwuka, kandi ntabwo uzakura uri wenyine. Umuntu akura ari mu bandi, kandi abandi ibyo bakora n'ibyo bagusaba n'ibyo bakwereka nibyo bigukuza mu buryo bwo mu mwuka. Igihe cyose utazaba ubirimo, uzaguma uri umwana, uzaguma uri bebe, uzaguma uri baby, spiritual baby. Umwana mu mwuka nta na kimwe uzigera usobanukirwa. Haleluya. Rero reka ngusabe, wowe unkurikiye, ntabwo nzi ahantu uri mu mahanga, uri Burayi, uri muri Amerika, uri mu Rwanda, sinzi, ntabwo nzi ahantu uri. Icyo ngusaba ikintu kimwe, ugomba kugira community y'ahantu uteranira. Ugomba gushaka ahantu uteranira. Iyo niyo bita community locale. Ugomba gushaka ahantu uteranira. Nta mukristo ubaho utagira church. Nta mukristo ubaho utagira branch ari connectemo, cyangwa se ahantu asengera haba ari kumwe n'abandi. Kuko niba uriho umukristo umuho ntabaho, ntabwo uri umukristo. Kuko icyambere niba umukristo bishatse kuvuga ngo umuntu wamize amagambo ya Kristo. Umukristo ni uwakurikiye Kristo, wafashe ideology ya Kristo. Ubwo se Kristo ni iki yakwigishije kikubwira ko ugomba kwigunga ukaba wenyine? Ni iki wigeze wumva kuri Yesu? Niba twitwa abakristo iti ngende umukristo, bishatse kuvuga ki niba umuntu avuze ati ngewe nkurikira ideology runaka, nemera umuntu runaka, bishatse kuvuga ko nemera ibitekerezo bye, nemera ibyo avuga,
kandi nemere n'ibyo byose yakoze ko ngomba kubikora. Rero niba uri umukristo ukaba utifuza guterana n'abandi, ukaba utifuza kubana n'abandi, ukaba wumva ko uzakizwa cyangwa se mu kwirinda ibyaha kwawe ari uko waba iwawe, cyangwa se ukaba ukumva ko mu kwirinda kwawe ari uko kwirinda ibibazo ari uko utatera n'abandi, urumva ibyo bizashoboka? Ntabwo uri umukristo, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuzahora duhura n'ibibazo ariko tugomba guhangana nabyo. Nta mpamvu yo kubihunga. Ahantu biri twebwe twaremewe kujya impactinga. Haleluya. Umukristo no impactinga hageze. Umukristo si uhunga ibyahasanze. Niba ugeze ahantu ugasanga hari ibibazo, niba ugeze ahantu usanga wowe barimo baragutera amagambo cyangwa se baragutuka, cyangwa se ni wowe uvugwa buri munsi, ni wowe uvugwa mu rusengero, ni wowe uvugwa, aho ngaho niyo opportunity uhawe, nibwo buryo uhawe bwo kugaragaza ko wakuze mu mwuka. Naho nuhunga bizagaragara ko utarakura. Nuhunguka hava keretse niba Imana ibikubwiye. Ariko niba ugendera mu mubiri kuvuga ati sinshaka abantu bambabaza, ntabwo nifuza ko hagira abantu bambabaza, ntabwo nifuza ko hari ibyaha mpura nabyo, ndashaka kwirinda, reka nze ngumi wanjye, icyo cyonyine cyuzabukoze cyo kugumi wawe, cyo cyonyine ni icyaha, kuko ni umwuka wo kwigunga. Ndabwira amagambo akomeye, ni ijambo rikomeye udashobora peut-être kuryumva n'abandi, ariko icyo nkubwira cyo mwene data, Yesu ntigeze aba mu mwuka wo kwigunga. Yohana ntigeze aba mu mwuka wo kwigunga. Yirwaga agenda mu bantu. Haleluya. Bayona bashatse kubigerageza, ariko Imana ibereka ko abantu bose ari ab'Imana. Imana ibereka ko abantu bose ari ab'Imana. Kandi niba wibwira yuko mu rusengero rugizwe n'abantu beza gusa cyangwa se n'abatagatifu, icyo kintu uribesha, uracyari umwana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ahabera bateranaga n'ababi bose barazaga n'umwuka wa Satani uhita uhaza nyine ukahita uhicara, kuko ntabwo ashobora kurwanya abatabona, arwanya ahari ibyiza nyine. Bishatse kuvuga Shetani azaza mu rusengero, Shetani azaza muri korali, Shetani azaza mu murimo w'Imana, Shetani azaza, ntabwo Shetani azajya hariya hanze. Ugomba kuguma aho hantu, ukaguma mbera b'Imana, ukagira itorero wapartenamo, cyangwa se ukagira itorero ubamo, ahantu usengera, ahantu uterana n'abandi. Haleluya, haleluya. Mwene data, genda ushake hose muri Bibiliya, ushakishe hose, usome hose. Umwuka wo kwigunga ni umwuka wa Satani. Ndakeka ko benshi bamaze uyu mwuka warabinjiye, kandi Shetani abemeza yuko ikigoye cyane nuko abenshi babikora bumva ko ariko ko kwirinda, ko ariko kubabera. Aho niho benshi bajya gufatika, aho benshi niho bafatirwa kumva yuko niyigunga nibwo azaba ari umwe, ubwo nta bantu azahura nabo, nta byaha azahura nabyo, ubwo bamubabazaga ubwo azaba birinze, akibwira yuko ibyo ngibyo byo bizatuma aba umwera. Mbega we, aho ni umwuka wa Satani, kandi umwuka wiyoberanya abenshi badashobora no kuwudetectinga cyangwa se kumenya niba ari umwuka wa Satani. Ukura bimubwiye, abenshi bakika ko barabyumva, bumvira ijambo batarabisobanukirwa, bumva yuko bahita bavuga ati oya. Ariko reka nkubwire yuko Yesu ntabwo yigeze mu kwigunga. Genda ubane n'abandi, jya muri community, genda usenge hamwe n'abandi. Yego ntabwo nanze ko hari ibihe wagira byo kuba wenyine, cyangwa se hari uburyo ushatse kubana n'Imana, ariko bigomba kuba ibihe by'igihe gito. Ubundi ibindi bihe byinshi genda ube mu itorero ry'Imana, genda ubane hamwe n'abandi. Uko bakubabaza kose wihangane, kuko na Yesu yarihanganye. Bazatubabaza, uzababazwa, aho uzaca hose uzababara, aho uzanyura hose uzababara. Mbese muri iyi si ni ukubabara, ariko ijambo ry'Imana ati mwihangane kugeza ibihe byose, iteka ryose muhore mwihanganye. Haleluya, haleluya. Mwene data, rero ndashaka kurangiza cyangwa se nsoze
nkubwirira ijambo ko kubana na Kristo biri personal. Uburyo ubanamo na Kristo biri personal, biri personnel, cyangwa se nibyo ku giti cy'umuntu bwite. Ariko uburyo ubanamo n'Imana buzagaragazwa n'uburyo ubanamo n'abandi. Ni ikintu gikomeye. Kubana na Kristo cyangwa se relationship yawe na Kristo iri personnel. Ariko relationship, uburyo Imana izakubonamo n'uburyo ubanamo n'abandi. Ntabwo ari uburyo ujya kwigunga wenyine, ube wenyine, ugumi wawe wenyine. Ndabwira cyane cyane abarokore, nawe ubwawe ahantu uri ushobora kuba waramaze kureka itorero ngo barakubabaje, ushobora kuba waravuye muri community runaka wabagamo uti barambabaje, ushobora kuba hari ahandi hantu yes simbizi wenda wagiye ahandi hantu, aho birashoboka, cyangwa se Imana yaguhaye indi vision, ibyo birashoboka. Ariko niba atari ko bimeze, ukaba waragiye ukibera ahandi hantu wenyine, nta kindi Imana yakubwiye, ukavuga uti ngiye by'amatorero ndabiretse, ubundi Imana yansanga iwanjye, ntaho izagusanga. Imana izagusanga uri kumwe n'abandi. Imana izagusanga uri mu murimo wayo. Kandi umurimo w'Imana ntuzawukorera iwawe, umurimo w'Imana uzawukorera mu bandi. Umurimo w'Imana uzawukora uri kumwe n'abandi. Umurimo w'Imana uzawukorera mu bandi. Umurimo w'Imana uzawukorera mu itorero rya Kristo. Ngaho noneho rero niba uvuze ati ntabwo ngiye mu itorero, noneho umurimo w'Imana nakora mu itorero, ngo ushaka ubundi buryo ubukoramo, aho biraba byumvikana. Ariko niba atari ko bimeze, wamaze gufatwa n'umwuka wo kwigunga, kandi uyu mwuka wo kwigunga ni umwuka wa Shetani. Imana itugirire neza. Imana ikugirire neza mwene data wumvishira ijambo. Ndashaka ko Imana ikomeza kugufasha kugira ngo waguke nanone mu mwuka, ubashe gusobanukirwa, ubashe kumenya, waguke mu bitekerezo, kubwira ijambo wumvishe uyu munsi, waguke umenye ko kuba wenyine cyangwa se kuguma ahantu uri wenyine bitatuma ubumwera. Oya, ntabwo byatuma wera. Ahubwo abera bagaragara mu bandi. Abera nababaye tested, nabanyuze muri test, nabanyuze mu gupimwa, mu Kinyarwanda ndakeka ko ariko babivuga test. Abera banyuze muri test, kandi test iba mu bantu. Niba rero utari mu bantu, niba utari mu itorero, niba ushaka kwibera ahantu hawe mu kigwa cyawe wenyine, ntabwo aricyo gisobanura abera. Mwene data, guma hamwe n'abandi, guma mu bandi, bagutuke, bakuvuge, ubagumemo nkuko Yesu byagenze. Bakuvuge, ubagumemo, bakumere nabi, ubagumemo. Abenshi bitwaza ijambo ngo ku musozi runaka, ngo nibakwanga ngo uzajya ku wundi musozi. Biterwa n'uburyo bimezemo. Abigishwa ba Yesu byagenze gute? Byarangiye bavuga ubutumwa mu bantu, bagenda mu babi, ntabwo bigeze bahunga ngo birukanke bajye kure. Oya, barahagumye, bavuga ubutumwa, bavuga ijambo aho hantu, bagirirwa nabi. Barangije ijambo rirambwira ngo byanarangiye bapfuye. Benshi muri bo ibyo bavugaga ntibigeze babihunga. Rero natwe nuko bimeze. Guma aho hantu, vuga ijambo ry'Imana, kora umurimo w'Imana, bana n'abandi, kora ibyiza. Abakunaniza, abaguteza ibibazo, abaguteza sinzi uko byaba bimeze kose, wigira ubwoba. Uwiteka Imana azagushoboza, kandi nukomeza guhagarara. Niyo mpamvu mu ijuru ngo tuzaba twambitswe amakamba. Ikamba tuzaba twambitse ni iryo guhangana, kuko tuzaba twararwanya urugamba. Ntabwo ushobora kwitwa mu intwari utarigeze urwana. Intwari ntizarwanya urugamba. Intwari ntizajya kuba ku kigwa bonyine, baguma ahantu honyine. Oya, intwari nizabaye ku rugamba, zirarwana kugeza ubwo ziraswa, zikagenda gute, ariko bakarwana mpaka bapfiriye ku rugamba badahunze. Intwari nyinshi suko zagiye zigafata, intwari nyinshi suko zarangije urugamba, ahubwo intwari nyinshi zapfiriye ku rugamba.
abandi baza bakurikira ibyo zakoze. Imana iduhane umugisha, umwuka wo kwigunga tureke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Waratiwe n'umwuka wo kwigunga? Uyu mwuka wo kwigunga waba uri umukristo, waba uri umurokore, ufite umwuka wo kwigunga ukubwira ngo uve muri korali, ukubwira ngo uve mu itorero runaka, ukubwira ngo uve muri paruwasi runaka, ukubwira ngo uve muri branche runaka, ubundi wibera mu rugo ngo kuko hari ibibazo. Ese uwo mwuka waba waraguteye? Ese umwuka waba waraguteye ukubwira ngo na Yesu, uti Yesu ubundi ntazansanga iwanjye? Ese umwuka waba waraguteye ukubwira ngo si ngombwa kujya kugira itorero? Uwo ni umwuka mubi, uwo ni umwuka wa Satani. Pfukama ahantu uri, cyangwa se uce bugufi imbere y'Imana, maze dusenge Imana kugira ngo Imana ibashe kugufasha igukure muri uwo mwuka, kuko ni umwuka mubi kandi abenshi batazigera bamenya ko ari mubi. Abenshi bazi yuko uwo mwuka ari mwiza, bazi yuko ari ikintu cyiza kwigumira wenyine, ko aricyo kizatuma batagira ibibazo, ko aricyo kizatuma badacumura ku bantu, ko aricyo kizatuma badakora ibyaha. Ariko uwo wonyine ni umwuka wa Satani. Niba ari umwuka wa Satani, bishatse kuvuga ko nawo ari icyaha. Reka rero dusenge. Mana databuja, Mana igira neza, Mana nyiringabo, uri Imana ishobora byose, uri Imana nyir'ubutware. Mana washoboza uyu munsi kuganira kuri iri jambo ry'umwuka wo kwigunga, kandi hari benshi bene data barahanza, hari benshi bene data badukurikiye bafite uyu mwuka. Ndabasengera kugira ngo Mana ugende ubabohore, ndabasengera kugira ngo Mana ugende ubahirinde yerekwa, ubakuze mu buryo bwo mu mwuka, basobanukirwe, bamenye, basobanukirwe ibyo bagomba gukora uyu mwanya, basobanukirwe ko kubana n'abandi cyangwa se kubana hamwe n'abagenzi babo ari byo bizatuma baguka mu buryo bwo mu mwuka, cyangwa se bakomeze no kwihangana. Databuje, ndasengera uyu muntu nkurikiye, umuhe kwihangana, umuhe gukomera ahantu ari, umuhe gukomera mu itorero arimo, umuhe gukomera mu murimo akora. Nubwo yahura n'ibibazo, nubwo twahura n'ibikomeye bimeze bite, ijambo ry'Imana rirambwira ngo twihangane. Ijambo ry'Imana ntabwo ritubwira ngo duhunge. Ndasengera uyu muntu kugira ngo akomeze gukomera, ndasengera uyu muntu nkurikiye kugira ngo akomeze kuba mu bintu bwawe. Databuja, reka umwuka wawe mumanukire, yongera musobanurire, yongera muhe ibindi bitekerezo, yongera mwagure mu buryo bwo mu mwuka, amenye ko akwiye kubana n'abandi uko baba bameze kose. Ndasengera kugira ngo abashe kuba intwari mu bandi, nubwo yaterwa amabuye, nubwo yababazwa, nubwo yatukwa, nubwo yakoreshwa, ariko Mana Databuja, ndabusengera kugira ngo imbaraga zawe zongere zimusange ahantu ari, imbaraga zawe zongere zisange uyu muntu. Hari uwacitse intege, hari uwagumye mu rugo, hari uwagumye mu rugo aravuga uti sinzasubira no gusenga, hari uwagumye mu rugo avuga sinzasubira no mu itorero. Uyu muntu Mana ndamusengera kugira ngo umukure mu mwuka wo kwigunga, wo kuba wenyine, maze Databuja yongera agaruke mu murongo mwiza, mu murongo nk'uwawe, umurongo wadusigiye wo kubana n'abandi, umurongo wadusigiye wo kubana mu rukundo, umurongo wadusigiye wo kubana n'abanzi bacu, umurongo wadusigiye wo gukunda abanzi bacu, kandi tuzabakunda turi twenyine, ahubwo tuzabakunda turi kumwe nabo. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kuri ishengesho Databuja uryumvishe, kandi ko uyu muntu uryumvishe nawe, uyu muntu nkurikiye ari buze guhinduka, kandi Databuja umwuka wera wawe akamukora ku mutima. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze nkwambaje, amen.